mwisho. Ndagiye mu byahishuwe Yohana kubera ko mfite iminsi 2 yo kwigisha hano, ejo nzigisha ahandi ariko bukeye ngaruke hano. Okay, tuzakomeza twinjiremo neza. Byahishuwe Yohana ni igice cya 2 umurongo w'8. Ni inzandiko Yohana yandikira amatorero 7. Iri ni irya 2. Yararangije rimwe gusa, iri ni irya 2. Utazi izina ryanjye aribaza uwo begeranye kugira ngo nzajyando nibuke kuvuga izina ryanjye. Niba kwivuga ari impano iyo ntayo ngira, uwo mwegeranye kubwira izina biraza kugufasha. Wandikire marayika w'itorero ry'Isimurina uti, uwa mbere ari nawe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati, ariko nkunda uyu mugabo ukundu ajya atangira inzandiko ze zose. Ibi bintu ndabikunda. Munyemerere sibyo ngiye kwigisha, ariko mureke mbere gice cya 2 umurongo wa mbere wumva itorero rya mbere ukuntu atangira ryandikira avuga amazina ya Yesu, abanza kuvuga kuri Yesu akabona kuvuga ibikurikira. 2 haravuga ngo urwandiko rwandikiwe Abefeso, wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7. Afashe inyenyeri zingahe? 7 mu kuboko kw'iburyo. Igitangaza, ukuboko kw'iburyo kw'Imana ahantu hose kuvugwa uzamenye ko ari Kristo baba bavuze. Kandi akintu nkunda ko kuba twebwe abisezerano risha, Imana yarashimye kuduha ukuboko kwayo kw'iburyo kose. Ubu kuri muri twe niko gukorana natwe. Mbwirira ukwegereye ngo ukuboko kw'iburyo niko kuzahura, niko gukiza, niko gutabara. None Imana iragufata kose irakohereza. Iyo bavuze ukuboko kw'iburyo kw'Imana yohereza, abari Kristo bavuze iba yarohereje. Ariko igitangaza, uzi ko kera itakoreshaga ukuboko? Iyo bavuga Imana isenya Egiputa, ndebere gusenya Egiputa, bazakubwira ko abanyegiputa n'abapfumu n'abakonikoni babwiye Farawo ngo ubu si Mose n'abayuda turwana, ubu twamenye ko ari urutoki rw'Uwiteka rwaje kudusenya. Unyumvire, Egiputa ni agatoki kayisenye. Ngo ije gutabara abayuda bari Babiloni barimo ba Daniyeli. Igihe cyo gusenya ubwami bw'abakarudaya bwari buriho nde Berushaza. Imana ngije kubusenya yohereza agakonjo kosaka, iragacomora, gafite intoke 5 gaciriye aha. Abariko yohereza kabasanga muri sale y'inteko shinga amategeko yabo, aho umwami yari yagikoreye ibirori. Agasika bariko abandikira aha kugisika agakonjo konyine gusa, karasirikira karandika. Barasoma uwa mbere, basoma uwa kabiri, uwa gatatu umwami ababaye paralize, abarahumye, kwiyegura bibaye ikibazo. Imana ibirabasenye. Systeme ya Nebukadineza ishirwaho iherezo n'agakonjo k'Uwiteka. Intoki zose kware 5. Egiputa agatoki kamwe. Mbwirira ukwegereye ngo nishaka kohereza urwara rumwe, ariko ari urwayo. Ntacyo rwasigaza rutarimbuye iwanyu rw'Imana. Aha, Egiputa yari ifite imbaraga zimeze nk'uko Amerika imeze uyu munsi, ariko izo mbaraga zisenywa n'agatoki kamwe. Ariko Imana irakomeye mwa bantu.
nimunyemere tuyikomere amashyi abayikunda. Babiloni iyisenyesha agakonjo gafite intoke eshanu ngo ije kurokora abisezerano risha abanyamahanga bose. Imana yavuga ngo bo ndohereza ukuboko kwanje kw'iburyo kose kugenda kuje kubarokora. Niko kwatumye abanyarwanda bose bafatwa, abagande barafatwa, abakongomani barinjira, abanyafurika bose, abanyamahanga twese twisanga kumana twayigarutseho, tugaruwe n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana ishobora byose, ari we Yesu Kristo Imana yohereje ngo ayigarurire abaremwe. Niki nkundira izi nzandiko rero yaza kuzandika, arabanza agasobanura Kristo uwo ari we. Wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'inzahabu, aravuga aya magambo ati, uranyumvira? Ibi byose uwo avuzeho ni Yesu gusa. Ngo agere rero ku itorero rya kabiri ari ryo Simurina, araryandikira, arababwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Simurina uti, uwa mbere ari nawe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati uwa mbere yahozeho ni Alfa ni Omega. Uwo ni Kristo bavuga. Uwari warapfuye ariko uyu munsi akaba ari muzima, uwo nta wundi bavugaga ni Yesu Kristo. Ngo arangiza aravuga ngo uwo ni uvuza aya magambo ati, nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi, nuko utukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi yande ya Satani. Arongera kuri 10, ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzambara iminsi 10 mubabazwa, ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'iki? Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha ntaco azatwarwa n'iki? N'urupfu rwa kabiri. Pera ikiganza kwegera ngo Imana ishimwe ko wakize urupfu. Arupfu rwa kabiri ruzakugeraho niba uku kuboko kw'iburyo k'Uwiteka warahuye nako ari we Yesu Kristo. Niba Kristo mwarahuye, urupfu wararukize, nta rupfu kuri wowe. Murabyemera tuvuge haleluya? Urupfu twararukize rwose. Nimukomere Imana amashyi tuganire mu izina rya Yesu. Ibyo nashatse kuvuga ni iki? Ibigeragezo si iherezo ry'ubuzima. Icya kabiri, ibigeragezo ntabwo bishobora gukuraho connection y'uwizera n'Imana ye, ntibishoboka. Nasomye ibi numva birantangaje. Ngiye gukurikira amateka y'uyu mugabo, sanga n'abagabo bari umunyenga uteye ubwoba wo kubana na Yesu. Twebwe tugendana nawe mu mwuka, n'ubu nazanye nawe mu modoka, twembi twari kumwe. Iteka niyo ntwaye imodoka, ijwi ryanyemeje ko tuba tuyitwaye twembi na Yesu. Byatumye umunsi umwe nkora ikintu gisa n'ibisazi. Kanombe haranyerera ahantu twari twagiye, niba hari ikiriyo, abantu bose atinya kuhanyura, hazamuka. Aha hari kaneva ndende na hano hari yindi, mu buryo kuzamuka inyerera iragwamo hariya, canga iragwamo hano. Uwapimaga wese yaranyerera ikamutwara uko, uwagarura ikaja kurengukamo uko.
abantu bose baratinya imodoka, barazita ziraharara, abandi bisize uko babigenje. Hanyuma mbwira abandi atoke, ngewe sindi burazi imodoka hano, sindi burare, ndataha, ngiye kugenda. Uranyura he? Ko bidashoboka. Ndavuga ati ndahanyura. Niba habananiye murimenya, ariko nje ndahanyura. Abandi ati gute se? Kugeza abo nari ndwaye bose banga ko tujana, barasigara bose ngo ndaja kubamara. Abanyabwoba bahozeho. Hanyuma ngenda nje nyine ndahazamuka. No, icyatumye nzamuka niki, naratekereje mbona abantu batize ubu tubigenze gute. Ngo banumva kwijwi rimbwira atariko abagabo babiri nge na Yesu turananiwe gufata vora. Kristo arareba aha na Sosthene arareba ahasigaye, kugeza turangije uyu muhanda. Nawe unyuzemo abantu bose yafunga amaso, ikagenda uku yaja kugwamo nkayikata, nayikatiga ikaja kugwa hirya nkayigarura. Sinomenya ngo yagiye igarurwa niki, ntiyagwa aha ntiyanagwa hariya, kugeza ubwo nzamuka ndaruha ndarenga neza hejuru. Ngezeyo ndayiparika mvamo kugira ngo ndebe uburyo aho yanyuze uko hameze. Nuko ahantu amapine yaciye nuko byari bimeze. Ikagera hakumwisho, ikagaruka, ikagera kuri uyu, ikagenda ikagaruka, kubera gusa ko nibutse ko nge na Yesu tugendana kandi dutwaye imodoka turi babiri. Ndahanyura, abandi barumbirwa gusa. Kristo ntaba kure, ari hafi y'abamwizera. Niyo narimvuze ati iyo ureba rero amateka narebye ya Yohana, nsanga yagize ibihe bibiri. Yagize ibihe byiza byo kubana na Yesu mu munyenga mwinshi, mu byishimo birenze. Umuntu bagendana mu muhanda atari mu mwuka nk'uku kwanjye, bagendana baganira. Ikindi nkunda niki, nakundi uyu mugabo, abigishwa bose n'intumwa zose zagiraga intebe zazo mu mazu aho bahuriraga, bagiraga intebe. Yohana niwe utaragiraga intebe, yari yarahisemo iwe kuzibera mu maguru ya Yesu. Yesu yicare ku ntebe, Yohana yicare hasi, abandi begamira intebe, Yohana yegamire mu gituza cande cya Yesu Kristo. Yashakaga ngo Yesu ajya muhumekeraho. Umutima wa Yesu utera byumva. Abandi babaho uko, Yohana bahatagira intebe, yicara mu gituza, akegamira mu gituza cya Yesu. Kugeza ubwo Yesu yamwise izina ngo ni umwigisha ukundwa. Aramukunda, na Bibiliya bivuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana. Nkunda kubona abantu bose bajya bavuga ngo nakangagira impano yo gusenga. Gusenga ntibiba mu mpano, habe muzabishakisha. Ntibiba mu mpano z'umwuka, naranabishatse no mu mpano za Yesu nsanga ntibibamo. Iza Yesu ni 5, naranabishatse no mu za Data ni 7. Gusenga ntibibamo. None nsanga gusenga ntabwo ari impano. None bajya bavuga ngo uriya wagira impano yo gusenga. Oya, ahubwo agira umwete wo gusenga, ariko ntabwo ari impano. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Iyo wabishizemo umwete, Imana nayo ikoresha umwete wayo kukwiyereka. None ndagira ngo uriya agira impano biramwumva. Oya, arakurusha umwete. Ngo dore Eliya yari umuntu ariko asaba yinginga, kandi ngo asaba n'umwete. Gusenga n'umwete kwatumye Eliya ahagarika imvura irahagarara. Umwete Yohana yagize wo kwereka urukundo Yesu byatumye Kristo nawe arumwereka bingana nuko Yohana yabikoze. Bituma abigishwa bose bageraho bamenya ko Yohana ari ukundwa kurusha bose.
Yesu araruha muvugaho ijambo kubera ko yamunejeje. Aka kareba kamwegamyeho aravuga ngo weweho mvuze ngo ndupfe wewe ntiwapfa kugeza aho nzagarukira. Ariko ntiyavuze ngo ntuzapfa gusa, yaravuze ngo mvuze ngo ndupfe. Ariko nako yavuze ngo mvuze ngo ndupfe katumye izindi ntumwa zose zipfa zirashira, Yohana asigara wenyine. Abandi bishwe n'inkota, abandi barabambwa, abandi babakatisha inkerezo, abandi babashira mu mapine. Yohana niwe wenyine utarishwe n'abantu, yishwe n'ubusaza ashaje, kubera ko hari ijambo Yesu yari yamuvuze navuga ngo ndupfe. Kubera avuza katumye bashaka kumwica, kandi naratanga ziriya ntumwa ntawe bicaga muri style isa n'iyuwundi. Nimba Petero bamubambye bamucuritse, uwundi we baragira gute? Barabaga uruhu barukureho ngo ariho bihakana Yesu. Uwundi baramuzirika mu mapine, uwundi bamutware hejuru y'umunara bamuhanure. Ngo bagere kuri Yohana, baravuga ati Yohana we mumutwike, mumuteke, mumutogose. Ingunguru niyo yakwirwamo, kuko ntibisaba ngo tubage, mumuterekemo abona. Bamwicaza mu ngunguru, bacana ikombe ry'umuriro, uragurumira, ingunguru urayirenga, bayitereka muri wa muriro. Yohana arimo bamupfundikiriyemo. Naratanga Mana mbwirira ukwegera n'ubwo azagupfundikirira he, tikizabuza Yesu kugeramo, tikizabuza Yesu kugeramo ngubwo bafunze. Gufunga nuko abantu, ariko usanga Kristo yagezemo batazi icyo mukundira, ntaza komanga kandi nta kinguza ngo bamukingurire. Ndebere inkono iratogota, amavuta arabira, urwotsi rurazamuka ruyivuyemo, kugeza ubwo bose nyuma y'isaha n'igice bavuga ngo Yohana yagize gute? Yahiye, si ugushirira ahubwo ni ukugira gute? Yajwenze. Yahonyotse, yabaye ikintu, urwondo. Umuntu si mu mazi, ni mu mavuta yuzuye ingunguru bamutwikiramo. Ariko narumiwe, ntibamenya ko dawa ya moto ari moto. Ushaka kuzimya umuriro uwuzimisha undi muriro. Nge nabaye mu misozi, mu mashamba, mu biki. Iyo mudashaka ko iwanyu hasha, umuriro uturutse iriya mwinshi, twabaga mu mashamba ibyatsi bisumbiye inzu. Ni ukuvuga ngo umuriro uturutse iriya hakurya Masaka ugeze Kanombe, aha namwe muhita mucana uwundi muwohereza iriya, bigahurira hehe? Bigahurira muri maferuje ya Giporoso. Uriya uvuye iriya n'uyu byahura, bigahita bimara ibyatsi byose, igahura ikazima. Gufata Yohana umunyamavuta, warangiza ukamuteka mu mavuta, warangiza ugacana umuriro. Yohana yuzuye umuriro wa Pentekote muri we. Ibi bintu ntibyari gushoboka kugira icyo bimutwara. Ni ukuvuga ngo ni umuriro wahuye n'undi, birasuhuzanya gusa. Ngo barangize, abayobozi barabwira ngo yarangiye, nimujugunye iyo ngunguru, muyitembagaze ku icukiro, giraveyo. Ariko imibiri yahiye bije ku icukiro. Ngo batembagaze ingunguru ku icukiro, amavuta yose agurumana aratemba. Yohana nawe ayasohokamo yiruka. Babona Yohana arahagaze. Abana ati murebe yatari umuzimu, ndabarahiye. Nimurebe ibyashiririye byasigayemo. Ngo barunguruke basanga harere. Yohana arahagaze. Mundebere,
Okay, abagore nibo bakunda kugira uwo mwete wo kwisiga amavuta, abagabo bagira muke cyane. Ibyo birazo. Nicyo gituma uzasanga abagore banoze basa neza bafite imibiri myiza kurusha abagabo. Nukubera iki? Amavuta. Ariko ayo mavuta abakonje, aba yarumye, aba yaragize gute? Nimundebera amafreshere Yohana yakuye muri iyo ngunguru y'amavuta atogota yababuye umubiri ubwiza yakuyemo. Niki cyatumye Yohana adasha? Nuko kwizera kwari muri we n'ijambo yari yaravuzweho, n'imbaraga z'umuriro zari mu nda ye. Byari bihagije ko Yohana ntaca ari bube. Reka mbabwire, pera ikiganza kwegera mbwire ngo siwe uriho, ni ijambo rikuriho ritumye. Narabimenye Imana ntigirinda ngo irinde wowe se wakomotse kwande? Ufite ayahe mateka iwanyu yamanura ijuru ngo rize kurinda? Naye nyogokuru se yarakanganye? Naye sokuru wawe se yari igitangaza ngo bitume ijuru rihaguruka? Niyo ukomoka se? Bamwe mwapfunutse iyo mu byaro, ariko Mana yanjye abandi si ahantu hakanganye na gato. Ariko uburinzi bukugendaho ijoro n'amanywa, wabushira mu buryo bugaragara, abantu bose bakabureba. Ndahiye Imana bakwibaza ko ari premier ministre uhanyuze. Ubwo burinzi bushizwa hagaragara ngo berekane ingabo zigendera inyuma y'uyu muntu, abamarayika bashinzwe kukurinda, abene wanyu n'umujyi wose wakumirwa. Ariko Imana yashatse kubikora mu buryo buhishe butagaragara, ariko biriho. Izo ngabo zose zikurindira iki? Iyo zibonye umuntu uriho ijambo Imana yavuzeho, bamurinda byikubye, kuko bararinda ikiremwa muntu bongere barinda isezerano ry'icyo Imana yamuvuzeho. Nico gituma abagabo babata mu muriro bakawusokamo n'amafreshere yose, bakayoberwa imbaraga zimukijije, kandi urupfu abantu bose barureba. Nukubera iki? Nuko hari ijambo ryanyiri ijambo ryari riri kuri aba bantu. Babonye Yohana adapfuye, ndashaka kubabwira Simurina, babonye na Patimo, babonye Yohana ntacabaye adapfuye, baravuga ati yeme uyu wateye ubwoba, mwiga inama mushaka ahandi hantu icyo mwamukorera, naho ibindi byo unaniye umuriro ntakimushoboye. Baravuga ati hasigaye nimuje kumutakukirwa hataba abantu, azabanza agira imbeho imukubite imumare nk'umuriro umurimo. Icya kabiri, mu mutaha atari abandi irungura imubane ryinshi rituma atakaza connection yagiranaga n'Imana. Icya kabiri, nabura amatorero y'Efeso akabura igitaramo, Yohana azagira ibibazo, azarwara ihahamuka, depression izamufata, atakaza imbaraga, agweyo apfuye wenyine. Bibaza ko abizera bameze nk'abandi bantu. Abizera ashobora kuva muri iki gitaramo, ariko hagiye akasanga ikindi gitaramo, kuko ibitaramo bidukomeza, bimwe n'ibi tuzamo, ibindi n'ibitugendamo. Ushobora kubura ibi ngibi, ariko ibikugendamo byo ukabigendana. Yohana ageze i Patimo, iminsi 7 yahamaze. Ya mbere arireba, areba hari, abona ibintu birakomeye, ariko igitangaza atangira gusa gukurura Efeso, atekereza Efeso uko amateraniro aba ameze, atekereza abera uko baba bameze. Ubu none Paul Karipa arayoboye amateraniro, abatanga ubuhamya bari kubuvuga, atekereza itorero, aritekereza ngo agere mu minsi ya nyuma ya weekend, atekereza kuri Yesu gusa uburyo bagendanye.
noneho ngatekereze Yesu. Reka mbabwire igituma mugira intege nke, nuko imyanya munini mutajya mutekereza abera n'amateraniro, mugatekereza ibiryo, mugatekereza ingurube n'uduhene, mugatekereza ibintu bipfuye byaha hanze, mugasanga mwatakaje gutekereza ibigira umumaro. Kubera agitekereza Efeso ibyahaberaga uko baterana, bigatuma umuriro utazima. Yohana agakomeza atogota muri we. Yohana aracyacometse, purize y'ahandi acometse ntirakurwamo, iracometse, kuko ni mu Mana kandi Abaroma ntibahaza aho icometse. Kugira ngo icomokore nuko gusa wewe ukuraho connection y'intekerezo zikujyana mu bitaramo by'abera, zinakujyana mu gutekereza kuri Kristo. Noneho mu weekend ngatekereze kuri Yesu, amutekerezaho kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ngageze ku cyumweru yibuka ko kuwa mbere w'iminsi 7 aribwo Yesu yazutse, bihurirana no ku cyumweru. Ngabyibuka kubera gutekereza Kristo. Mwijuru babona Yohana yatse, ngo bigera ahantu ngo ijuru rirakinguka, kugira ngo Yohana ubwo adataramanye n'abari Efeso ataramire mu ijuru, noneho atarama igitaramo cyo mu ijuru kitari cya Efeso. Ngo ijuru rikingutse, ngo ijwi riramuhamagara ngo Yohana zamukuze hano, nanone tukwereka ibiri hano. Yohana ngo ahita ajya mu mwuka, ahita arazamuka, yisanga yinjiye mu ijuru rya gatatu. Reka mbabwire mwabakizwa mwe, kujya mu ijuru ntibisaba gupfa. Kujya mu ijuru abera n'abizera bajyayo batarapfa. Abandi bizera banditse aha bagiye mu ijuru basanzwe bari bahazi, amakuru yaho si masha kuri bo, barayasanganwe. Yohana yiriweyo mu materaniro burira, baramutembereza ijuru ryose ngo atangirira ku ntebe y'Imana. Ngo nkigerayo ngo mbona intebe nini, intebe y'ubwami, ngo ndeba n'uyicayeho. Icyambere umukororombya wari uyigose, iyo ni indahiro y'Imana no gukiranuka kwayo. Icya kabiri, ngo ndebye muri iyo ntebe yayo, ngo mbona haravamwa amajwi akomeye, ngo ndetse ngo n'imirabyo no guhinda kw'inkuba. Narumiwe, aho drumu zo mu ijuru ari inkuba. Uko bariya bagose intebe baramya bahimbaza, base zivuga ibintu bivuza drum, ingoma zikavuga, bikaba nk'ibyumvikana, ni inkuba zikubitira mu ntebe y'Imana. Iyo zikubise turadukomesha, bamwe bakiruka ntibamenye ko ari ingoma zaje zivugira mu ntebe ya Nyagasani. Umuririmbyo bituma aririmba aravuga inyanja nizisuma, ibicu bigahinda, arizo nkuba zikubita. Ngibyo byose n'ukwerekana urukundo Imana idukunda. Bivuga ati iyo ntabakunda ntari kureka zikabamara, nzirekuye neza, ziregeye neza, shaka gukubita mwese mukaraba, ariko nzirekura kugira gusanga baremwe bamenye ubwinshi bw'imbaraga Imana igira. Nibarangiza bibuke ko ibakunda, iyo rutaba urukundo rwayo ibi bica biruzuye. Mbabwira ukuri kuzuye, mwese abicaye aha, n'ukuri urupfu ndi rwakubuza. Ariko mbwira ukwegereye ngo ibikwica ntibyabuze pe, naho utuye birahazi, naho ujya urara birahazi. Habe n'ibyinshi kandi byanakugezeho, hari indwara zisha abandi zakugezeho, kudafite imitwe ibiri kuko izakunaniwe kandi abandi zarabisha. N'imbaraga z'Imana zirinda isezerano ryawe riri ku muntu, bigatuma ikurinda ukabaho. Nuzajya ubona wiriweho bukiwe, bazovuga ngo impamvu bwije nkiriho, haracyari amasezerano Imana irinda.
ntabwo ari ngirinze, irarinda isezerano rindiho. Bwongeye guca nkiriho. Iki ni ikimenyetso simusiga ko hari isezerano. Wayamenya utayamenya ntuzabona uriho gusa, uzamenye ko kubaho kwawe ari impamvu y'ibitarakubaho. Sinzi nimba ari bonani nabwirizaga restoration, imbwira abantu muvuge ibyifuzo tubisengerera ijoro, tubihitana ijoro rya bonani. Umuntu baragura ngo Imana idusoreze amasezerano yose uyu mwaka aratumenetseho. Tiye baba wenda umbwira ati reka yose yasohore ngo yose sha uzi gituma itagiye yasohora yose, kubarubwira ngo urambire mwisi amwe yakubite 2024 2024 yandi 2026 ko iminsi ntiyayigenda, ayandi yaterere muri 30. Iyi yasutse yose kayamena, irya nyuma nuguhwera nugupfa bakakujyana hehe irusororo. Niryo sezerano rifungira yandi. Nuzajya ubona amasezerano amwe yatinze, bijya muza mwirakaza ngo ariko Mana bya ni bibi, bijya muzabireke nabyo. Natinde uzushima Imana uvuge toke nushaka utinde nanje ngumembeho. Ariko usanga bakizwa barize we ngo yaratinze. Natinde nashaka azaze muri 2020 hari ikibazo. Muranyumva tuvuge haleluya. Icyo nshaka kuvuga iki, umukristo w'ukuri abona Imana aho ari hose, nubwo yaba ari mu ngunguru y'umuriro. Imana ntinanirwa gukwirwamo. Ngaba mutayi Patimo wenyine asanga niyo hari connection iruta ahandi hose kubona Imana ye kurenza uko yari yarayibonye. Reka mbabwira abizera muri aha, ibibazo ntibivuga ko bije kumaraho cange kunguraho Imana namenye. Oya, ahubwo ibibazo kubizera ni turufu yo kubaremera ubundi buhamya batagiraga. Mbariza uwo mwicaranye ngo ufite ibibazo, nabyemera umubwire ngo ubwo nubuha uko bingana niko buhamya bungana. Ninde ubyizera tange haleluya. Uko ibibazo bingana ni nako ubuhamya Dawudi ahuye n'idubu, byaranditswe ngo Dawudi idubu ntiyamwisha arayica. Ugira ngo guhura n'idubu n'umucezo. Hariho abantu hanajya hura n'imbe bakaburiya nyura akurira idirisha. Yabonye umuserebanya muniniho arurira idirisha agafungura ngo anyuremo. Ngahe none umbwira uhuye n'idubu neza mugasakirana babiri wewe nayo. Sinkubesha waba nka hari umuzayirwa. Yagize ubwoba ingwe yamukanze, ariruka kugeza ubwo yibagirwa ngo ko ari kwiruka. Ahamagara bari hakurya ati mwe mundeba ngahe ni mundebere ko mpagaze cyangwa niruka. Kandi yirutse yasaze ari mu 108, ariko araruha yumva ko ahagaze kubera ubwoba. Iyo Dawudi yibutse ko yatsinze idubu, umuriro uhita waka muri we. Yahura n'intare akabona icyo ayiririmbira, afite ubuhamya. Nicyo gituma na Bibiliya ivuga ngo Satani umwanzi wabo bamunesheje ubuhamya bwabo. Nimba ari ikintu kiza gifasha abizera gutsinda neza, ni igihe uhuye n'ibigeragezo ukabiririmbira ubuhamya bw'ibindi wahuye nabyo. Ubundi ni nikosa mu bakizwa nkunda kubabwira. Abantu benshi baje gusaba Imana akayisaba nkaho nta kindi yamukoreye. Iryo ni ikosa.
apfa gushika gusa yapfa kuvuga ngo Mana ngo ntubizi ibyambayeho banza ureke ibyo, banza uhindure ibibwire ngo Mana mbanje kugushimira kuko nibutse ko hari ibyo wankozeho. Icyambere ndahagaze ndacyariho kubera wowe. Icya kabiri narwaye izisha abandi ndiho, wewe wakoze biriya. Nuburi byawe kubitaho ibya mwene wanyu cyangwa umuturanyi uzi Imana yabikoreye, nubibura by'abaturanyi kubitaho ibya Dawudi n'ibya ba Ana. Nta muntu muri senze Imana muri aba bagabo bizera fe gusenga Imana atabanje kuyiha ubuhamya kugira ngo yari umuriro umanuke. Mana ya Aburahamu ayibukije ibyo yakoze kwande ngo arangize Mana ya Isaka, ngo arangize ati Mana ya Yakobo na Isiraheli. Ubwo ayibukije ko n'inyanja yazisatuye, ngo arangize ati uyu munsi ongera ubundi buhamya none kuri Eliya, bamenye ko Uwiteka ari we Mana, ko nanje ndi umugaragu w'Imana isumba byose. Ahereye ku buhamya bw'abandi abona kuyibwira icyo ashaka nawe. Ariko bajya mupfa kubaduka yapfa kugerayo ngo ariko Mana ngo waroye he n'ukuri kose ngo usiga wubahe, kugira ngo ni nyirasenga ukurikirana na se ari kubwira. Imana suku iteye. Ikindi ntiwayizanaho amarangamutima ngo biyikange. Hari abazabiriza njya bona biriza agashikarira n'ibibwira bikamanuka akagira ngo none nibibonira hita yikanga bitumiza woriruka yamara n'ibimwira bikavamo waruha n'amatwa gakuka. Ntibishobora gukanga Imana ibyo ngo hari cyo bibwiye. Tigira amarangamutima no, Imana yibera mu mahame yayo gusa. Ikijya kikanga igahaguruka ikibaza ibyabaye, ni umutima uyishima uri mu bibazo, ni umutima uyihimbaza utitaye ku bihari, akavuga icubahiro cy'Imana nk'uyireba kandi yayibuze. Abo nibo bajya bayitangaza. Yobu yarabikoze, yarayishatse araruharandika ngo nayishatse hose ndayibura, ariko ngo maze kuyibura arahagarara araramya. Yaramije ati arabango nubwo ntayibonye ngo ariko mfite ibyiringiro yuko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara ku isi. Nubwo uruhu rwabora aya maso ya Yobu azamwirebera ataraye uwundi nzayibona. Kuramya gutyo yayibuze nicyo cyatumye connection y'Imana igaruka. Imana ihita itangira kumwiyereka, ngo imwiyereke imuvugishije, ahubwo arayibwira ngo wite ibintu wankoze ahubwo ndagusha tuburana, ahubwo dushinga urubanza. Muribuka mu gice cya mbere n'icya kabiri umugore wamubwira, ariko revelation z'abagore b'abanebwe ziteye ubwoba. Amahishurwa y'abagore b'abanebwe ni bitangaza. Peri kiganza ukwegereye ukuga ngende ukuza nsengera abantu umubwire ngo Imana izakurinda umugore w'umunebwe, nawe izakurinda umugabo w'umunebwe. Uzi kubona Yobu umugabo ufite kwizera 99%, akagira umugore ufite kwizera kuri 5%. Ibigaragazo bikubise ibya mbere bikuraho rimwe, haza ibya kabiri bikuraho irindi, ibya gatatu bikuraho irindi. Abana ngo bamubwire ngo bapfuye byose birashira, asigara ari zero. Ahindukira asanga Yobu ahagaramye ari kuborogera Imana, ariko aryamanye kwizera kose. Aramubwira ariko wa mugabo tukiyo Mana twifire ntacyo tumaze. Ese baba bacuranza, ariko hano nasanze abacuranzi benshi, ngeretse muri Serena niho nabonye hari benshi bene bagiye he bose. Ndashaka kurema iteraniro ry'umujyi wose, bacuranzi nibazojya babura no guhita tubatenga.
impano yanyu ni piano, muze muyivaho mugiye kuryama cyangwa kurya babwiye ko ibiryo byahiye. Ninde unezerewe bavuge ngo haleluya. Muri kwiga kuramya Imana, guhimbaza Imana mu bibaho byose. Imana yanjye, umugore amubwiye ngo tukiyo Mana ariko unyumvire, ariko abantu barashanya guhimba. Wumvi ikorasi umugore yahimbye ubugitandukanye n'iyo mugabo. Umugabo yarimbye gute? Navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Amaze umugore aramusubiza, tukiyo Mana twipfire, ni hahandi turashira, nta kigenda wa mugabo we. Iyo baramuririmbira we, ariko abagabo natwe nitubona ibyago n'imitego ya Satani, duhungire ku Mwami Yesu we. Kubw'urukundo rwe rwinshi n'imbabazi adufitiye, nta nubwo azadutererana. Ni bande babyemera bavuga ngo haleluya? Umugore we aramubwira Yobu ate, agire gute? Watutse iyo Mana maze nawe ukipfira. Yobu amubwira iki? Yobu aramubwira, navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi. Dutange haleluya, tunakomera Imana amashyi. Oh haleluya. Imana iri mu ijuru iravuga ngo uri umugabo yo nzakwegura. Mbabwira aka kantu nako, iyo ibigaragazo bikubanye byinshi byarangiza bikagutera kubura Imana, kuyibura bikagutera kuyibura. Icya kabiri, ibigaragazo byamara kukurenga, noneho n'ibyakubayeho byose ukabifata byose ukabyitirira shitani, ukabyuriza kuri shitani, ugatangira rero guhangana nande? Na shitani, ko ariyo yabikoze. Ubuguye mu mutego wo kutazatabarwa, uzamara imyaka mu bibazo. Ndavuga amahame y'ubwami uko yubatse. Byubatse gute? Niba ibigaragazo Yobu yagize, impamvu yavuze ngo araburana nande? N'Uwiteka. Nanjye iyo binkomeranye mburana n'Uwiteka, sindaburana na shitani kuva mbayeho. N'ibyambayeho byose arabizi ko ntigeze muvugamo. Kubera ko Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo twebwe abizera, twebwe abari abo Bibiliya zivanga abo yamenye kera, yabatoranyirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Bibiliya yamara ikemeza ko Imana ngo yadutoranirije muri imfatiro z'isi zitaragira gute? Zitarabaho. Bibiliya yarangiza igahita yemeza ikavuga ngo abo n'abahetse bakiri impinja, imvi zizarinda zibiruyenzi ku mitwe yabo nk'ibahetse. Noneho Bibiliya yarangiza ba Yohana n'abandi bakandika ngo Imana yaradufashe ngo itubungishiriza muri Yesu. Yarangiza Yohana handi akavuga ngo ni Yesu yabivuze
ngo babe muri nge nanjye mbe muri bo, hanyuma ngo tube muri data. Noneho ngaye mbwira twese dutuye he? Dutuye muri data, apana hanze ya data. Niba turi muri Yesu arimo tuba, none si ibigeragezo byinjiyemo bivuye binyuze he? Ko hakinze, ko hatarangaye. Iyo rero hagize ibigezo biza, na kadirisha kantumbereyeho, Imana iba yaretse kagafunguka kugira ngo iyo periode inyure mu bigeragezo, ariko Imana ishaka kureba kwizera kwanjye kurangana gute. Icya kabiri mugomba kumenya, Imana ntijya yemera umuntu bagendanye mu bihe byiza itaragendana nawe mu bihe bikakaye, ntishobora kumwemera. Muri Yohana biranditse ngo bamaze kubona ibyo Yesu akoze, abantu bose baraho, ngo bose baramwizera, ngo we ntiyabizera bose, kuko bari bamwijejwe n'ibyo akoze, ariko ntibaragera kuri level yo kumwizera kuca arico, kuko bamwizereye icyo arico ntibamushima ari uko basubijwe, bahora mu mashimwe niyo bahuye n'ibibazo. Ahubwo gushima mu bibazo bimera nk'umuntu wongeye ikinyabiziga amapine masha, agashiramo n'amavuta masha, yarangiza agakuramo feri, bigutera kujya muri speed yo hejuru, kwihuta ku muvuduko udasanzwe wo kubivamo. Ariko iyo uhuye nabyo warangiza bikatuma Imana ibura. Icya kabiri, ugatangira kuburana na shitani, ngo shita, ngo urabona ibyo wangize, ngo shitani irishima kuko iteka yikunda guhangana. Iyo ibuze uwihangana nawe irumirwa. Iyo ikubonye ngo muhangane ubu yifashije. Abari muri level yo hejuru yo kwizera bazi intambara y'imyuka. Icyo gihe niyo ubona yasaze, ahubwo usara mu guhangana n'Imana ariyo, kuko ndayibaza kuko iwemeye kwidirisha rikinguka. Cya kabiri, ko ntasohotse muri wowe, ibi binteye bite? Okay, ubwo wabyemeye, reka mbyihanganire ndebe ikintu ushaka ko kivamo. Ubuhamya washatse ko mbona muri iki gihe, reka mbutegereze ndebe ikigiye kumbaho. Iyo witwaye utyo ukaburanya Imana, gute wemeye, gute wakinguye, nayirumirwa, Imana izinezerwa igaseka. Ugeze ku rwego unyizera kugera naho utakibona ko ari shitani, ubona ko ari nge wakinguye umuryango ngo ariho ugeragezwa. Bene uyigiye kumutabara ikora ibintu bibiri. Bene uyu muntu iramutabara, yarangiza ikanamuriha n'ibyo yatakaje. Ibyo yatakaje byose mu gihe yageragejwe, nimba ari imyaka yatakaye utageze ku byo ari kugeraho, irayiriha. Niba ari ibintu watakaje, irabiriha inshuro ebyiri. Aha, impamvu nuko byose ibyo watakaje wabyegetse kuri yo. Ariko iyo ubifashe ukabyegeka kuri shitani, igihe uzabivamo bitinze, kandi nunabivamo ntawe uzakwishura, kuko uwo mwahanganye ni shitani. Satani wamutsinda agaheba gusa, ariko ntaca kuriha. Ariko Imana iyo wamenye ko ari ifite kontrole y'ubuzima bwawe, atari shitani ungenga. Ubundi mu byo Yesu yaje kudukiza, harimo kudukiza icyaha, hakabamo kudukiza urupfu, hakabamo kudukiza Satani, hakabamo kudukuraho imivumo yose. Ibi bintu byose biri mu byo Yesu yaje wira gute kudukiza. Okay, iyo ubayeho nk'uwabikize rero, ugasigara ubona Imana gusa yonyine, byarangiye kuba mu buzima buhindutse. Icya kabiri, Satani iyo abonye abantu bameze gutyo,
mbabwire se mu nyumve kangabanya umuvuduko barizo kwegereye muranyumva mbivuge ko muranyumva arantu nagiye kwigisha aramya ngo twabaho ngaye twumve bene ibi bintu hari ibintu nayo nabigisha ngibyo mvuga byinshi okay gusa ibintu bigendera mu mahame y'uko ubumana bwubatse nuko meme nge simba muri babanda ahura n'akantu kose ngo shitani akantu kose ngo shitani no ta shitani gute icyakabiri ndi muri kwiga kubaho ubuzima bwo kuramya Imana kubera iyo mpamvu nico gituma nge no mu masengesho yanjye yose nakuyemo shitani ntawubamo sinshobora gusenga ngiye gusenga Imana ngo ntangire mvuga shitani mukuyeho azutse ariko nzatangarira abakizwe iyo bagiye gusenga uziko bajya gusenga gutangira gusenga ngo Yesu bamwe akashiraho n'udukorasi uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri yahindukira koma shitani ngo ndabwira abadayimoni bose ngo shitani ngo ndababwira urababwira iki muhuriye he bavuye he nabestaye mu mitwe y'abantu buri dushitani tuba mu mitwe y'abantu tiduhuye n'ababaha hanze iririgwe kurundaho benshi se nakambwe konyine kaba kagushoboye iyo ushaka kuba mu buzima budasanzwe iki naco nzi ko kigoye kucumva kuko imisengere y'abakizwe iwacu narababujije ariko kugeza n'uyu munsi 40% nibo bamaze kubyumva 60% ntibarabyumva apfa gusenga gusa yatangira gusenga ngo mwami Yesu habe niyo bahimbaje mu rusengero zamamaza insinzi ya Yesu zavuga gukomera kwe sinzahwema kubibwira Yesu ni ntwari mu ntambara barangiza kamango ngahe ni musenge batangira kuvuga ngo nirukana abazimu hano hantu ayiwe mwari mumanuye ijuru ubwiza bw'Imana bwahuzuye abantu ko baraguruka none abo bazimu uri guhamagara bavuye wabinjiranye mu bwonko bagupakiyemo abandi ntabo bari kumva niwe wenyine ubumva ibyo n'ibindi byinshi biri mu gitabo canje cyo kubohoka kubera ko abantu bamaze kugera mu isi yo kuramya Imana mbabwira ikindi Imana yatuzanye mu isi uzi ko abantu benshi bazi ngo Imana yadushize ku isi nkaho yari yabuze ahandi dushira yaduhaye isi iduhaye gift nziza iri ku rugero rungana n'ubwiza bw'ijuru tugomba kubaho kuko abo mu ijuru babayeho uzi impamvu yabikoze nuko yicaye mu ijuru inanirwa kuri kwirwamo imanura amaguru yamanurira ku isi Imana yavuga toka amaguru yanjye ntiyoba hatari ruwanje ahatari amashimwe naho bahimbaza ngo baze bavuga icubahiro ntibishoboka ngomba kuba ngoswe n'icubahiro c'abandamya indirimbo n'amashimwe bikaba biri hose kubw'iyo mpamvu ijuru ndariha abamarayika batagira inyama n'amagufwa bajya bandamya banzenguruka baza bayinyuraho ijoro n'amanywa Imana ikaneza umutwe gusa ikishima ariko amaguru yayo yari yarafutse n'imbeho yo kubura abayirana irabangoreka mbashirikiremwa mbere itarare mu muntu yari yarahashize Rusiferi ubundi abamarayika bayoboye abandi bose ni 5 bayoboye amamiliyari y'abamarayika ni 5 Rusiferi ni izina ryiza Satani yagiraga kuko uriya yitwa Mikayeli kuko uriya yitwa Gaburiyeli ayoboye abamesaje Mikayeli ayoboye abarwanyi ni nawe uzutabara intambara zose abera batewe n'itsinda riyobowe nande
ariko nza numva hari abasenga ashaka igisubizo ngo Imana imuganirize, ngohereza Mikayeli ngo azagire gute, araza n'inkota araguca amatwi. Mikayeli ni uwo gukata gusa no gutema, ntajya atanga amakuru, ntajya avuga. Benuko abandi abazimu bamuzengereje ngo Mana we ngohereza ngo Gaburiyeli, barakunigana na Gaburiyeli mwembi ntaca gufasha. Nubundi bamufungiye mu kirere igihe cya Daniyeli, ibyumweru 3 yananiwe kuhanyura. Lucifer niwe wari uyoboye muzike yose, kugeza ubwo Imana imubwira ngo we nkugize na shefu wo ku butaka kw'isi, ujana abamarayika bamwestare kw'isi, abandi babe bari instare hano, hanyuma babaze bakubita abandi mukubita iriya, uyobora iriya, hanyuma uyobore na muzike yose. Ngo agere ino aragoma. Aba bose bari ino iyo bandamije tukareka kohereza amashimwe iriya bakayanyoherezaho. Ngo agera haravangwa ari kuwona azamuka tugahangana muri Ezekiel, nzizamura niresheshe n'intebe y'isumba byose. Nibwo yazamutse barahangana, Imana imutega Mikayeli, abari we bahangana kugeza mutsinze bakamumanura. Satana amanuwe atawe ikuzimu. Imana indirimbo zose zaririmbirwaga ino, abakoranaga na Luciferi bose yagiye abatwaye. Imana ibura miziki abayirama. Niko kuvuga ngiye kurema ikiremwa kiri butsimbure Luciferi, kizaba gifite kuramya Imana mu majwi yose meza angana na ya Luciferi ayo yagiraga. Reka mbabwire mwese amajwi yarakwamye, ariko mwari mwarayaremanywe. Yarapfuye yarakwamye. Ikizana bikubwira nuko kitari iriya mirya ya kitari iriya yose iri hariya, iriya irangana n'imitsi iba hano mu muhogo w'umuntu, kandi iyo mitsi iraha itanga amajwi adahuye anyuranye, cyo kimwe nuko iriya kitari idatanga amajwi amwe. Buri murya ugira ijwi ryawo, niko iyi mihogo ya buri muntu wese igira amajwi adahuye. Shaka tumuzamu baririmbye, umwe akaririmba manini abandi bakaririmba mato, abandi ayo hagati. Benuko ariko kubera ko nta entraînement zabaye, iyo nta myitozo mwakuriyemo mukivuka, bamwe uja kugeza imyaka 19 deja asigaye asohora ibijwi wagira ngo ni igihebe cyahebebye, abandi yagira ngo aririmba ukagira ngo ni ikimasa cabiye, ukumva ni kijwi kijagaraye kidafite umurongo. Si impamvu yuko ijwi atarigira, wararivukanye, ariko ikibazo yarakwamye kubera imyaka yamaze adakoreshwa. Nimba mushaka kubyemera nimugenda babyaye mutoze ubwana bwanjye bwose buvutse, mu butoze butangire buririmbe, uzamundebere mu myaka 12 atazaba afite amajwi nka Lake Dube. Kuririmba ntibivuga ngo nukuba wagiye mu mwuka, no, na amajwi karemano ku kiremwa muntu cyose. Nico gituma iyo wuzuye umwuka uyakoresha mu bwami, yapagana akayajyana mu isi. Nabanaga n'umusaza w'umunyamwuka wasa, nuko iyo bicaye mu materaniro nguko gusa, umunsi umwe mu materaniro nguko yicaye nkariye, bakubise akabwa karamoka aho hanze, iwe amajwi yose ayumvamo ko ari indimi zivuze. Uvuze indimi ahita gusubiza, agatangira kugusubiza mu ndimi. Bakubita imbwa yapfa kumoka, kera kabarujujwe agasubiza imbwa. Noneho yumva bamusetse ngo buriya nakabwa kari kamotse. Uyu musaza iyo yumvaga bashizemo muzike ya Lake Dube, yaruzuzwaga umuhanda wose akawumara agenda yuzuzwa, agatangira guhanura. Akavanga uyu mwana kuyu ni mwene nde mukabyara, kuyu mwana azamfasha abantu. Noneho tumusobanuriye ko atari nta mana ari kuri, ngo nuko ntajya mwumva kuyu mwana ngo ari mu mwuka mwiza. Urumva aya majwi? Tumubwiye ko ari imizika bayiririmbira, ngo impano yarayobye, ngo ariko yayobanye, ngo yayobanye ritime nziza kabisa.
Gwirira ukwegereye ngo imirya yawe irakora cyangwa yarapfuye. None se muracyayifatiye hehe? Muzayigarura bigenze gute? Icyo nkundira Imana ni ikihe? Nimunyemere tuvuge ngo haleluya. Icyo nkundira Imana nuko niyo aya majwi yakwamye, Imana isigara ikonta, ibara, ireba ku majwi anihira mu mutima yo bita ngo ni tehira. Tehira ni indirimbo zinihira mu mutima w'umuntu, ijwi rikanga ariko mu mutima hakaniha. Ayo yo mu mutima yazamutse, ureyasohora abo mwicaranye rwose ukabakwaza. Igihe ntanga itorero mu Burundi, serire nagize yarimwe abagore bavuye mu tubare bazaga babyina amabwate y'Ibujumbura, bayahararuka weekend itaha bakaza hano Kadirake. Ntiyahabaga, nibona yumvanye Kadirake kwibaho ngo Kadirake bayizamo bakumva ngo weekend ngo tiyashusha, indi weekend bagahita bajya Bukavu ngo niba bafite imizika sawa sawa yaba Kofi Olomide n'abandi, bagahita bajya Bukavu abadamu, kandi bagasiga abagabo baba baryamye Bujumbura, bakatsa modoka bakagenda bonyine. Maze guhura nabo nkabatsa nk'ubutumwa bagakizwa, barambwiye ngo ahantu hose bagiye mu mabwate bazamperekeza hose. Twazengurukanye u Rwanda n'amamodoka yabo, tujyana Kongo n'amamodoka yabo, barabati aho kandi bakambwira ngo bakageza saa 8 muri bwate $1000 zishize, zashira agahita hamagara umugabo ngo sheri ngo ya mafaranga ngo yashize ngo reba uyo wanyohereza ngo $500 ngo zejo vraiment ngo yadushiranye akazimwohereza. Twazengurukanye u Rwanda yitwaje amadolari 500 ashize, agahita hamagara umugabo ngo sheri ngo hereza yandi ngo nka $500 ngo yandi yashize, ngo urabyibuka ko nayatwitse mu mabwate nkanse kwa Yesu, yohereza. Umugabo agahita yohereza, tukaza tugafata nimba ari za larume na zande tukagenda tuzitwaye tukazishurira, naho kurara nibiki. Bashaka ngo gukosora amakosa y'ibyo bakoze mu isi ngo babigaruze muri Yesu. Abo tugitangira ngewe kuko nari umuririmbyi wabizobereye, natera indirimbo mbega urukundo rw'Imana ya, bagasubiza ibintu mu buryo ngira ngo none ni nk'ihene cyangwa injangwe zarize. Nta ndirimbo nimwe naririmbye ndi kumwe nabo ngo nyimare, nazaga nyicira hagati numva birarenze nkayihagarika, kabwe mu mufukame dusenge gusa. Madama asanzeyo ko njye namaze igihe nk'umwaka wose tutari kumwe, yarasigaye asanzeyo. Umunsi wa mbere duterana twaririmbye ya mbere ariyumanganya, arabafata igitenga gishira mu maso neza, aritwikira arihisha. Ngo bageze ku ya kabiri ngo yumva umugabo uturikije hariya hirya n'umugore biramunanira, turi karaseka, igitaramo cyose kirahagarara, twese turaseka. Ararohabona biranze arirukaja mu cumba, arambwira igitaramo cyarangiye musanze mu cumba, arambwira nimba ayo materaniro ubamo ati waragowe, umbabarire nza ku ijambo gusa n'isengesho, nihagera gutera indirimbo sinzongera kuhicara. Nawe urantereranye nengize ngo byibura turagerageza twembi turusha yabo, kandi bakagira maremare agasumba yacu. Ariko ayo majwi narayategeraga uburyo agera imbere y'Imana. Imana yumva batakiririmba mu mabwate babyina baririmbira Yesu. Ayo majwi agera mu ijuru udashaka kuyatandukanya n'ay'abamarayika. Reka mbabwire, ihame ni irihe? Tubeho mu buzima tuzi ko haba mu bigeragezo haba mu bisubizo hose, aha hose Imana ikunda ko rimwe na rimwe tuhanyura, ariko ishaka ngo imenye inyifato yacu iyo tuhageze imeze ite. Ese baranshima bahaze
reka ndebe bashonje biragenda gute. Iyo Imana ibonye umuntu uyiramya ashonje, uyiramya ari mu bibazo, akayiramya nk'utabifite, mbabwiza ukuri, nimba ibibazo byari kumara imyaka 5 biramumaraho umwaka umwe, kubera ko yagiye muri speed yo hejuru mu buryo bitagishobotse. Ariko abandi cya gihe cy'agahinda, cya gihe cy'amaganya, benshi aho kuramya bakaja mu maganya. Uzumve n'abakizwa iyo bimaze kubacanga byabacanze sawa sawa utugeragezo, bahindura n'indirimbo, basigara rimbiza amaganya, nazo zibaho. 36 mu gitabo. Akiyo ndirimbo sinoyiririmba haba nubwo nabandi mwo serumu. Icyo gitero sinshobora sindakiririmba kuva mbayo. Rombeteho mukizawe umvuko nganye azahanyica ubwugenderera ba za nshuti zawe niwacu hicishe tikinahibuka nukuyobora abantu bagarikaho bene twumva ko ariho biza gushoboka, ariko ntabwo ariko byubatse amahame suko. Imana ikunda ngo Imana yuzuye mu byishimo uri mu byiza, zamura icubahiro cyayo utitaye ku byo ufite. Ibibazo nibiza bigusanga utuye hejuru y'amakuba, Bibiliya iravuga ngo n'Imana iba hejuru y'amakuba ngo ikaba hejuru y'imigisha. Benshi bayizi mu bisubizo bakagira ngo nihiba, iba hejuru yabyo, irabiruta. No mu bibazo ntibamo, iba hejuru yabyo, igakunda ngo abayizera nabo babe hejuru y'ibyo byombi. Umenye Yesu ku rwego ruruta imigisha, umenye Yesu ku rwego ruruta ibigeragezo, bisange uba mu yawe si. Nibikubita bisanga uri umuramyi gusa uvuga ko Mana yanjye ayaya Mana nubwo bimeze bityo uri Mana ndacyafite Imana. Mwese mwabaye bakorari iyo yaravuyeho murabavuba iravuga gutiyo ni abandi. Mana nyiribihe warabipinduriye, amarira yanjye wayahi. Aracyari mu bigeragezo, ariko yajya kuramya Mana nubwo bimeze bitya uri Mana ndaca mpamvu yo kugushimira. Urumva uyu muntu barahuye n'uriya tumbite umukizawe umvuko nganye. Uraganyiriki Yesu yaravuze ngo nimwiganyira ninde uziyongera mikono imwe kubera kwiganyira. Kwiganyira Imana irabyanga, na Yesu yarabyanze ngo nimwiganyira muriyongera iki, ahubwo iyo mwishimye bigatuma mukurura Imana vuba. Kw'Imana iba mu byishimo ikaba mu mbaraga iyo mwigumiye aho mukareka ibyo by'amaganya. Icya kabiri, kuganya kujya kunezeza shitani. Igeragezwa Satani yagukubise rikagutera kuganya tiri kuvaho vuba, nimba icyo mutari mukizi. Icya kabiri, ba bantu bakunda guhura n'utugeragezo buri gihe aje gusenga, buri joro ryose aje gusenga, akarara asenga akomesha ubushitani, ndirukana shitani, ndirukana abadayimoni. Noneho mwongeyeho n'utundi basigaye bongeraho utundi, nimba ari ibirungo bya shitani byaranyobeye, ngo ndirukana ngo n'abacwezi, ngo ndirukana ngo n'abaranye, ngo ndirukana ngo bongeyeho utundi twinshi. Kandi ababivuga baba bumva ko aribo basenze bakomesha, oro bariye ni zero, nta kintu bakoze. Ndebera uburyo uja gusenga Imana ishobora byose.
ukava mu isengesho uvuze Kristo 70, uvuze shitani 68, abakandida babiri banganya amajwi, wabaramije bombi, warayubaramya. Kristo wenyine arahagije kurangiza ibibazo byose, ntageretse ikindi kintu. Satani ntajya duhunga ngo nuko twamuvuze, ahubwo aza duhunga kubera ko twamanuye igitinyiro ca Kristo. Nimumvugire ngo haleluya. Nicyo gituma iyo numvise shitani ndirimba isinzi kandi ntaratsinda, kugeza ubwo yibaza ngo indirimba ateye sinaba nshinjije. Biragaragaza ko atanambona, kandi nimba yanambonye yansuzuguye bihagije, ninjiye yamena umutwe. Hari umugabo waryamye ngo yumva umuyaga urahusha umuryango urakubita ngo kinguke, akuraho ikuvureri arareba, ngo arebe ngo abona ni shitani ihagaze hari inyuma y'urugi yinjiye. Irarumbara nyine yashatse kumuteroriza, ngo arareba abona ni shitani, ngo arasubira kururi kuvureri aritwikira, ngo aravuga ngo shi, ngo naringize ngo ni ikindi, ngo naho nibusa shitani. Ahita kurura aritwikira. Satani ngo aravuga ati kuva mbayeho ngahe mbone umuntu ikiremwa kinsuzuguye bene uko, nibeshe ngatera intambwe mwegera uyu yansatura bidasubirwamo. Aravuga ngo kuva uwo munsi nta shitani yongeye kumwinjirana. Satani ntitinya ngo nuko navuze we, atinya ikindimo, agatinya n'imbaraga z'uwo mvuga. Kumanura Kristo niryo banga ryo gukira shitani burundu. Nta muntu, impamvu uzamvuga ibi ngewe n'ubuzima nanywewe n'ibitabo nandika n'ubuhamya, nta muntu wose wahanganye na shitani kundusha ubaho, tawe. Bandogaga nimba ari 6 ku munsi, bakaruha n'inkuba bakazohereza zigasatura igisenge mbizi. Ariko naramuvuga ngo shitani mvira ha iragote, nyuma y'isaha imekera akabaragaruza atakaze nageze genda ariko uyu kusina rutaye umutwe. Nyo numvise umwuka ambwira ngo ariko uzageza ryari wamanuye ubwiza bw'Imana ukareka ico kintu. Kuva icyo gihe naravuze ngo nta shitani nzongera, sinamwongeye n'urugo rwanjye ndaba shitani mwibagirwa. Muvuge Yesu, ibyo birahagije ko Satani yibagirana aho hantu. Kuva mpagaritse nta atake zongeye kugaruka, ntazo. Mana yanjye, imyaka n'imyaniko irashize ntayo nongeye guhurana, ubundi twarahura nabyo. Uvuga ibintu bikomeye ntimwabyemera ibintu twakoze. Ngwirira ukwegera ng'Imana yaturemeye kuyiramya no kuyihimbaza uko byaba bimeze kose. Soza icyo Yohana ndamukunda, soreje kuri Yohana. Umugabo uramya Imana bamutetse mu ngunguru, imbaraga z'Imana zikayimusohoramo, bakamuta Patimo, yagerayo agatekereza abera n'igitaramo na Kristo, bigatuma imbaraga z'Imana zose zimusanga Patimo, ijuru rigakinguka. Ngo aje kwandikira abera ngo abitegereza abo yasize, abona baracanganyikiwe, isi y'umwijima yarabateye. Asanga Efeso yataye urukundo, ayandi yose arayandikira amakosa nkeretse Simuri na yonyine. Mana yanjye ndasenze iri torero mpagazemo rigira impumuro ya Simuri na mwizina rya Yesu Kristo. Simuri na niyo torero ryonyine muri 7 ritagira ikosa na rimwe, ahubwo ryagize ibigeragezo yavuze ngo bizabamaraho iminsi 10. Nongere mbabwira iki, nta kigeragezo na kimwe kiba ku muntu Imana itagishiriyeho umunsi kizamuvaho. Kizanwe n'ibihe, kizanwe na Satani, Imana ihitana igiha igihe cyo kuhava. Abanzi bawe bazi igihe bitangirira, ariko ntibazi aho birangirira. Bazi watewe,
ariko ntibazi aho uzatabarirwa. Bazi wafatitse ariko ntibazi igihe wasohotsemo, kuko ibanga ryo gusohoka ni Imana ishiraho iherezo. Yarabwiye ngo Simurina, icyambere ndababazwa nuko, arabwiye ngo amakuba yanyu ndayazi, ibitutsi babatuka ndabizi, banabita abakene ariko mbatangarije ko mutari abakene. Ubundi kirazira ko umuntu wese ufite Yesu Kristo yemera ko ari umukene. Bisobanure, beri kiganza ukwegera mbwiye ngo ntabwo uri umukene. Yambaye Yesu izamani. Muranyumva neza? Babita abakene ariko ijuru riravuze ngo muri abatunzi. Nuko mutukwa n'abiyita abayuda ariko n'ab'isinagogi ya Satani bashaka ngo mwemere amazina atabakwiye, muhinduke ibintu bitari ibyo muri byo, hanyuma rero babone uko babica nabi ntimukabyemere. Ubuhamya bwanjye mwarabumvise ku ma YouTube murabuzi. Narahiye abantu bose, nagize ubukene bwo kuburara no kubwirirwa, tukaba mu kazu akameza kariho ntawe uhanyura keretse mwanze mugaterura. Mfite n'abana, mfite umuhamagaro, itorero twararitangiye, abakristo bari kurenga 800, barenga 1000, ari uko ubuzima bwanjye bumeze. Nagiraga ihame Imana yari yarambaye, abantu bose bahamagarwa kimwe, ngewe yampamagaye yonyine iranyinigira, irambwira ngo igihugu ngutumyemo tukakira amafaranga y'umuntu wese uje ngo umusengere. Abantu bose umujyi wose barabimenya ngo wa wundi utazawemera amafaranga. Abarwaye ingumba zose zitabyara bikina biki bose bayoboka iwanjye, kubera ko andi bose babaka amafaranga. Abandi goza n'ibitambo, abandi goza n'ibiki, n'uyazanye iwanjye akayasubira nayo. Hano si ku bapfumu uzanye amafaranga y'iki, kandi si no kwa muganga. Hari agapimo se tugutereka ngo tubone tugupime ukishure ntako. Ngo mukozi w'Imana ngo nose ngo ugenda gutyo ngo ahandi hose ko tugenda ngo utwaye taho na handi, hano ntibyemera. Umugabo ukora muri banki mondiale yararwaye, yaragize ibintu atake z'ibisaze, agasigara yumva amajwi amuvugiramo, yanandika akandika ibyo bimubwiye. Yari umuhanga, banki mondiale yanga kumureka, imuvuza mu bihugu byose byo ku isi ariko birananirana. Yagera mu muhanda akabona ijwi rimubwira ngo uragonze, dore umuntu aguhagaze imbere, agakata agahita agonga amapoto. Imodoka yari yarazimaze. Duhuye, umugore we yamuzanye, abapfumu barananiwe n'abaganga barana, yagiye mu Busuwisi, yagiye mu Bubiligi, yagiye hose. Ngo ashikara n'uyu wanzaniye, abwira umugore ati n'uyu. Uyu ko nta kintu afite na kimwe mu maboko, nawe mfite agatabo. Ako nagaki tina agatabo. Umwirasi be nurya yanize n'iby'ubuwate mu Busuwisi byo guhakana, tiyemera ko Imana ibaho. None ndavuga ati ndamuhera he nono. Ndamwe ati ngiye nkoresha kano gatabo kananga no kumubwira Imana. Urakandongera urakagenza gute? Tinda kagusomera na ugume wumve. Ninumva biranjyamo birakujyamo nyine. Okay, nimba ubyizeye ko ibyawe bikora, aragenda zana sheke $1000 ngiye kuzisinyira ndaziguha. Ari kube wizera ko bamaze kuntesha umutwe uri bubikore. Ndamubwira ngo ngiye umpaye urufaranga rumwe ibyanjye ntibikora. Ahita abwira umugore ngo yuwe nta kigenda ngo ni fake. Yanza amafaranga kuko azi ko nta kigenda nibye nta kirimo. Iyo aje kumenya ko birimo yari kuyemera. Umugore ati none si umwe urasaga kora ko nabandi bakoze, hari ikibazo nimba atazayakoresha. Aramuhatara ruharemera ngo yemere kuko yari principe yanjye, nta mafaranga nemera. Ndamusengera amaze amezi 3 atasinzira ngo anahuzi ingohe habe n'umunsi umwe. Ndamusengera ngo ndangire, ndamubwiriza nsoma ka gatabo, nsoma ibya Yesu, nsoma ibyo yakoze, nsoma ibiki, ngo ndangiza ari kundeba gusa amaso yose yakuyemo na marinete yayamanuye arahanga. Ariko iki kigabo ndagikizwa n'iki? Ngo ntangire
timupfukame nsenge, kibanza kwanga. Umugore arapfukama kiramureba, ngo kubera iki dupfukama? Mbese nyine nabate ikintu cyose abanza kubaza. Umugore aramusora ngo ariko se pfa gupfukama, undi ngo kubera iki mfukama, ngo none ntibikora, ngo nicaye. Ariko none mpuye n'ikibazo, ndavuga toya twebwe nuko tubigenza, ni mupfukama. Aremera arapfukama, tangiye gusenga, ngo abone mfunza amaso, ntangiye gusenga mfunza amaso, nsenga mfunza amaso, ntangira kubazenguruka muri salo yabo, kinkurikiza amaso gusa gutya. Ngabona ukuntu ndi gusenga nyine bene uko icuya caje nafunza amaso, gihita kiriruka no mu cumba kiza kuzana appareil photo. Kurya mbaye nsenga ndi mu mwuka, twasendarwana nizo biki na biki, mwizina rya Yesu, ngahita mbona imirabyo pa. No, imvura igiye kugwa, iyi ni inkuba igiye gukubita, imirabyo irakubita kugeza ubwo narushite, ariko reka mpumure ndebe imirabyo ni ibiki. Ngo mpumura amaso, erega mbona gihagaze hariya kimeze gutya, kimere. Ndavuga ati noneho turashize, ubu se ndakomeza, ubu ko ndasengera ndi. Bitamva imbere ye, ndazenguruka, ndakizenguruka nsenga n'inyuma bene uko. Cyafotoye menshi kimaze gukutwa, ararambitse, arasoya arapfukama. Ndasenze ngeraho. Okay, ndabwira ati nimwicare. Baricara, ntindarangije. Kirambwira urarangije? Nti none ukubyangiyemo? Ntibyakugiyemo. Ndabyumva ryari, ntaco genda gusura byumva, iri joro urabyumva. Tinya no kwicara kuko no gusubira kwicara nsezera n'umugore. Mperekeze ndagiye. Ahagarara hariya ku muryango, umugore aramperekeza, ariko kimperekeza gihe giseka ibyo nakoze. Kaza gihamagara umugojeri, uko gatugeze ngariya mu ikaburimbo n'umugore. Ngo sheri, ngo buriya ngo wabyemeye biriya ngo wabyemeye. Ndavuga ariko nahuye n'abesha, ariko none puye na shitani ubwayo. Ndata saa 12 naringiye igitangaza, saa 12:30 gutyo kanitanu, yananiwe kureba muri mashini, bitotsi byose biraza biramufata, birananirana, asiga mashini ayitayeho, ajya kuburira ngo yicara bagaramye n'inkweto, amaguru ari hasi. Umugore yakuye amaguru hasi, nimba ari saa 3 cyangwa saa 4 z'ijoro, akuramo inkweto, amaguru ashira ku gitanda. Yongeye kumenya ubwenge ejo mu gitondo saa 2. Umuntu umaze amezi 3 adahuza n'amaso. Umugore aza kuryama ntiyabimenya, umugore arabyuka ntiyabimenya, umugore ariruka, fire yifatiye iwacu niwe yatubyukije. Muzi byabaye? Uzi ko yasinziriye ukihava? N'ubu ndazi ko nagiye. Nuko byagenze ati ibintu byakomeye. Asubiyeyo ati none aposo nje kukubaza mugire gute? Tibanza ureke kigone, nageza nka saa 4 ubone kumubyutsa umuha icyayi. Abanza bimare muntu ko nundi yarashize yarapfuye. Abyutsa aroga muha icyayi, ati aramubwira ngo sinakinywa ntarajya kwa wa mugabo. Umugore ati sa kugira gute? Ati ibintu bye nibyo bya mbere mu isi, niwe muganga wa mbere wese. Ndagiye, umugore aramukurikiye, tubona baraje. Kingaza kugira mu rugo ati none turagikizwa niki? Aza yaciye bugufi, arambwira ngo muntu w'Imana, ngo narinje kuvuga ko bya bintu byawe birakora, ngo umbwire uburyo ngo naje nabikora. Ndipfukama wakire Yesu, yahise apfukama. No, ariko Mana yanjye atangarira Imana. Rero navuze ubuhamya bwanjye kubera uko nangaga amafaranga. Twagize crise y'ibintu birenze, kugeza igihe naje gusoma ibyanditswe, ubukene bumarwa ni verse imwe ya Bibiliya gusa. Nasomye amosoza aramanuka, ndangera ndayisoma, ndahaguruka numva ndasaze. Ngo mare numva ko nemezwa ko nyuma y'iri jambo nsomye ndashaka kuba umukene. Nta bukene bushaka kongera mu rugo rwanjye.
naratashe nkoresha inama ikomeye ndababwira ngo ubukene burashize muri iyi nzu guhera uyu munsi ubukene burarangiye teremusi za mukaru muzimene ndeba barambwira ngo tubwire impamvu nimba ari sheke waronse cyangwa ari kontara wasinye cyangwa ari ibiki byagenze gute ndababwira ngo nimuzane Bibiliya madame ati mwiruka uko nimo sheke iri ngo bayizana murambura Abaroma 8 abandi atabaki tumene teremusi kubera Abaroma tego tumene muzimene kubera Abaroma gute se niko nahawe tereka babasomere ndayirambura maze ndahaturitse murundi umwe yasomye Bibiliya yamufashije arasoma ijambo riramufata kugeza ubwo atakaza ubwenge ngo yongere kurisoma kumva ubwenge buragiye ngo gere matena nawe ngiye kubasomera ijambo ariko mwe mwiteguye mwese ninsoma murapfa ati kuko narasomye riranyisha ninsoma murapfa ararisoma araruharamara akadoma agashiraho abona bose bara henani murakanuye ntimwahwereye aravuga ati mwarakagaye nararibasomeye ndababwira ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose nimumvugire ngo haleluya kuva uwo munsi teremusi ziramenwa ubusafuriya bupfuye nawe buramenwa umukozi ari yaranja tumwe aratwiba twohereza iwe nta kibazo ibyo by'ubukene bijane ubwo n'ubukene ujanye hano bwashize reka noneho buce bambwire tunose ko teremusi zamenetse ubu b'Abaroma birirwa bose bakanuye amaso bandeba ngo barebe Abaroma burira buraca umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu nta n'urufaranga rumwe umunsi ugira gatatu nka saa 7 nibwo nakiriye telefone y'umuntu w'umuyobozi w'itumanaho kwa MTN mu biro muri etage ndagenda ngezeyo sinkuzi bamwe ngo umukozi w'Imana we ntanakijijwe mvuye Buraya bampaye ngo nkuzanira afate envelope igika gataramba nibande yakiguhaye ati n'abadamu twahuye atumwe yitukuni ayo mazina ndayayobera kunta nabazi ati nibyawe twara kuko mfite akazi kenshi ngiye gukora numva nibifaranga bambwira ati hari toilette iri hano ngwira hari ngiriye hariya ntayo nari nkeneye nananiwe gusohoka ntabanje gupasura ngo ndebe ibirimo ndagenda ndapasura ndebe ibirimo nibwo bwanje bwa mbere kubona amayero nayumvaga ku radio hari kera amayero suka hasi biruzura nyobegwa ibyari ndabona nubwo ntabimenye ariko ibi ni ibifaranga tu ndatekeramwe nkubita handi nkubitaha ndayagabura yari menshi sinabwira ihamuka nagize uwo munsi namenye impamvu abakire bagira imbwa mu bipango bakagira n'imitahe hariya hejuru bakagira n'abakeke security n'ibiki kuva mbayo nza ndyama nyuma y'abantu bose ku saa 8 saa 7 sinza ndishura nkabyuka saa 2 n'igice iryo joro nicuye kane umuyaga warahuha nkumva ko inzu bayiteruye bayabonye nananiwe kugera muri gare ngo mfate taxi aho bazifatira nyura ahantu hose nkabona abantu bose bandeba dore biriya birayabonye ngahita nkata nkabona barandebye ati nibi byayabonye ngahita nkata fata taxi voiture ngo nje kuyigeramo mbona casoye umutwe ko kirandeba ariko no igitangaza karabonerana niki kiyabonye gute tireba imbere wene mfita nicara inyuma iri turagenda tugazira ndamaza kubera ko indukira ndeba niki naho nge sinamenya ko nasoye kaseti z'ibisirimba ntazari zizwi mu isi ko zibaho bazishira kuri televiziyo y'igihugu buri saa 8 kugera saa 9 isaha yose ni indirimbo zanjye gusa umujyi wose aho nyuze barareba wa muntu bibutse nge habe n'amakuru yo kwibuka ko kaseti ibaho naraye nabi iryo joro ikindi cyatubayeho twarabaze na madame aratunanira
abantu batacuruje ntibanakore muri banki. Twarayabaza umwe akabara undi akabara, mujeri ngo nayimbonye ngo 1,800, ngo nanje nayimbonye 1,500. Nti baraya nanje najya mu yiwe ngasanga ni 2, yajya mu yanje agasanga ni 1,200. Turarohara n'amani menshi tuyabike. Hanyuma nyaberetse gutyo uwo munsi babona kuvuga bose ngo twemeye ko Abaroma babasha guhindura amateka. Nimumvuge ngo haleluya. Kuva uwo munsi iyo envelope ibonetse, teremusi zaraguze ibintu byose biragurwa, nta mukaru narabiye sizongera kubona mukaru maso kuva icyo geze uyu munsi sinongeye. Kitwongeye kuburara ntago icageze byahindutse gutyo, bihinduwe n'umurongo umwe gusa. Yaba yarampaye Yesu ikanyimudupfapfuro tw'amafaranga, ngakompara Kristo n'amafaranga, mukompara n'ubutaka, sanga arabiruta, arabaruta, araharuta hose. Niwe wabiremye, ni nawe ubibeshaho. Ndavuga ngo ndumiwe. Iyi myaka nakenye gute? Umunsi uzahishurirwa amateka n'ubuzima bwawe bizahinduka. Muranyumva? Tuvuge haleluya. Mwige gushima Imana muri byose. Mu bibazo iraboneka, iba hejuru y'amakuba, n'abayizera bahita badepasa amakuba n'ibyago, bakisanga mu kirere c'ibisubizo. Hagarara ku maguru dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Mana imbaraga zikomeye, Mana uri imbaraga zaba uri byizigera yaba